yasomaga mu bitabo King dragons and princesses cyane cyane ubwo yasomaga igitabo cya Dragons n'ibikomangoma that exist only in storybooks. yaje kumenya ko ibyo bintu bishobora kuba biba mu bitabo gusa. Discover that she could be her own friend, that she had a kind of strength she wasn't even aware of. gusa buriya gato ngazamenye ko afite imbaraga zidasanzwe nawe ubwo atarazi ko afite. Oh, we sell some cars today, honey, wagurisha imodoka uyu munsi sheri. Does that mean I can get that new TV? none se uraza kugura televiziyo nshyashya? One day you're gonna have to earn your own living. mwana wanjye umunsi umwe nawe uzatangira kwitunga icyo gihe ngo uzige business ya famiye. kunyumva? All right. The first car your brilliant father sold. imodoka ya papa wa mbere yagurishije yayigurisha amadolari $380. nayiguze $300 yigurisha $1,100. One cost $500. iya kabiri nayiguze $500. Sold it for $2. yigurisha $2,220. Wait, Dad, it's going too fast. Just right. papa uri kwihuta ndi kwandika. $68. I sold it for $900. ariyo naguze amadolari $808 yigurisha amadolari $990. Cost $1,000. iya kane nayiguze amadolari $1,000. yigurisha $7,830. Big American. yari American Bofors. What was my profit? none nungutse angahe yose hamwe? $10,200. $10,235 nibyo wungutse. ababyeyi barikanga. Check it if you don't believe me. bireba umwana si imibare ibintu byose umugabo yavugaga bari kwandika ntabyo bazi umwana akora nka calculatrice. You're a little cheat. You saw the paper. wabisomye ku gapapuro. Over here. none se nasoma agapapuro nicaye hano ugafite mu ntoki uraho? Smart with me? urashaka kwigira umunyabwenge? shaka kwigira umunyabwenge warwana? Smart with me, young lady. nunyigira umunyabwenge Punished for urahanwa. smart. urampanira se ko ndi umunyabwenge papa? When a person is bad, that person has to be taught. iyo umuntu ari umuntu mubi aba agomba kubihanirwa. umuntu haguruka wa muntu. Harry Wormwood. uriya mugabo hari wa Mood Given his ntabwo yari azi ko yigishije isomo umukobwa watarazi umwana yari agiye kuzakoresha. when a child is bad, aho kubwira umwana we ngo ni umwana mubi person is bad. yaramubwiye ngo umuntu mubi. Introduced a revolutionary icyo gihe idea. yahaye umwana igitekerezo cy'impinduramatwara Their parents. kigaragaza ko umwana ari umuntu n'ababyeyi bari abantu umwana nawe agiye gutangira guhana abantu. iyo umuntu akoze nawe arabihanirwa. umwana kuva papa yamubwira iryo jambo ese avuga ati nanjye rero papa uri umuntu mubi ngiye kujya nguhana. ni papa wabimwigishije ngo iyo umuntu ari umuntu mubi arahanwa. papa nawe nabonye uri umuntu mubi reka nguhane. papa ubundi ngo ari kumubwira ngo iyo umwana ari umuntu mubi arahanwa. ubwo ntabwo umwana ari guhana ababyeyi. none papa yambwiye ngo umwana araje no gufatira imiti chemicals yari yaragenda aravangavanga. wibuka uyu mwana na ni umuhanga aba yarasomye n'ibitabo ibya chemistry physics byose araza arakuvangira. yeah. Come. umwana hano yamuvangiye ibintu by'imiti n'ibiti yavangavanze. bamubwiye ati iyo umuntu ari umuntu mubi arahanwa. umwana atangiye guhana ababyeyi be. ni Kamatirida gafite ubwenge. uyu mwana ku meza ngaha akivuka yari azi kwandika izina rye. mama kumbi yagiye kuryama hano hari akaba yambaye ku maso kugira atagira n'urumuri na ruke abona. umwana acaho mu gicuku. Come into my room. dore bya bindi muze mu gitondo babyuka akoresha mu misatsi ye. nagaze ko umwana yamuvangiyemo ibindi biproduit chimique. Take you to the shop. What do you say? uyu munsi ndakujyana ku kazi mwana wanjye nangire nkwigishe business. I say appearance is 9/10 of the law. People don't buy a car. They buy me. abantu nako bagura imodoka bagura njye. Such pride in my appearance. bakunda kandi ukuntu nitwara. Clean shave. imisatsi yanjye ukuntu mba nogosha utwanwa neza byose n'agakote keza n'icyo bankundira. bakabona ko ndi smart. Learning too. nawe uyu munsi ugomba kuza ugatangira ukabyiga mwana wanjye. umugabo yagiye gucuruza abayikozeho. umwana hano icyo kurya niwe ukimenyera. hano nta muntu umwitayeho kuva yavuka. yarabimenye ko kuva yavuka icyo akeneye ku isi ari uzakira. Heir to the throne. Today we. mwana wanjye uyu munsi ndakwicaza ku ntebe y'ubwami. What's wrong? hano kumureba arikanga. imisatsi yabaye imvi yajyaga aratisha y'umukara. umwana yamuvangiye ibikabikoze biragenda imisatsi yari umweru biyihindura imvi. mama arikanga kandi uyu mugabo akunda umusatsi we ni umunyabwibone. What did you do to your hair? wakoreye iki imisatsi yawe? dore akabikoze. Hair? nta nubwo bazi ko kagira ubwenge bwo kuvanga ibyo bintu. umugabo aza kwira mu ndorerwamo imisatsi yabaye imvi. yabaye imvi. yewe yajyaga abyuka atera kakanta. bana uriya mwana do. Give me that. You ain't going with those. Give me those. icyo bijyanye sana hano sana. bebe
mu gitondo ka Matilda. Get in. Njera. Dirty dealings, like buying stolen car parts, never stay secret for long. Uyu mugabo yibaga ibikoresho by'imodoka bibye. Gets involved. Ariko FBI ritangiye kumumenya ko uyu mugabo ahantu agurishiriza imodoka ari igihe agura ibikoresho by'inyamirambo mu biryo ngo bakabimuzanira akabitera ku mamodoka ari bucuruzi. Suspect exits domicile. Saa 3:17 ukekwa asohotse iwe. Ni na 18 we. 917 is correct. Saa 3:17 nibe byanyaye sina 18. Kwereka umugabo yitwa Wamuwood, Henry Wamuwood, akana ke kwitwa Matilda Wamuwood. One day all this will be. Mwana wanje umunsi umwe iri garage naye amamodoka ncuruza nzabigusigira yagurushaga n'ama PS. I paid $100 for her. Urabona nk'ibintu biguza amadolari 100. Ariko iyi modoka nubwo yari yagenze ibirometero 12,000. Ushobora kubigabanya. I sell her. Iyi modoka naguze amadolari 100 nkayigurisha 1,000. But that nako 10,000 sorry. equipment, money. Mwana batangiye kumwigisha akazi. We use super glue instead. Hano dukoresha super glue. Put it on. Tugafatisha umubaraza gafata imodoka zishaje akazisanasana akazigurisha menshi. Isn't that dangerous? None se papa kugurisha imodoka zishaje gutya wabeshya abantu si bibi. Transmission. The sawdust quiets the ears and lets the engine atangira kwigisha abana be for a couple of miles. Ngo hari ibintu vanga muri moteri kugira ngo moteri izagende umukiriya kigura abone ko moteri ari nzima igenda neza. Nyuma y'igihe giti moteri ikamukwama imodoka igapfa. Here, take my hat. Fata ingofero yanjye. Ugabo n'urugesikoro n'urujura. Kuri imodoka bishaje mu gatsata rukabigenda rukabigira. Noneho you run it backwards, the numbers go down. None ibirometero imodoka yagenze ariko nkwereke ukuntu babisubiza inyuma. Kigaye ibirometero imodoka yagenze kibisubiza inyuma. Imodoka kikayigira 0 kilometero. Papa uri bandi. Kuki? This is illegal. Ibintu ukora ntabwo byemewe n'amategeko. Keep drilling. Komeza natukore. Do you make money? Winjiza amafaranga ukira akazi. But don't people need good cars? Ariko abantu bakeneye ko bagurisha imodoka nziza. Dad. Wabagurisha imodoka nzima papa ukareka kubiba. Wiseacre. Kangubwira we munyabwenge winjije. Big you're little. Yenze ubwenge uri ikigori. Ndi mukuru uri muto. Kana kintu wantwara. Gasani mvuko unabwira umwana we. Kana karababaye ntabwo gashyigikiye amafuti ya papa. Kana karababaye bakisa kagoryi kandi barakabwiye ngo iyo umuntu akoze ikosa arabihanirwa. Twasize kari kureba supaguru n'ingofero. Ewana natsinze muri loto natomboye nari nabetinze. Nari nabetinze. Let me see the money. Never mind. Double big. Amafaranga re. God, your hair looks awful. Imisatsi yawe irasa nabi. Let me in. Here's your hat, Daddy. Papa dore ingofero yawe kana kamuhereza ingofero. Umugabo yambara ingofero. Come on, get in. Nshira. Yeah. How much? Wari yangaye? No, and you to find out. Ayo nariye n'inju yazi ntago ari we ugomba kwemenya. Kumbe hano birasa nkaho uburoso bwo muri supaguru bwakoreshejwe. You never take us out. Of course I do. I took you to the flipper. I don't remember any of the flipper. The fish. Bavayo. Comb and the Basohokanya abantu. I like Urebe. Bonjour, this way please. Mwaramutse. Get off. Kuramo ingofero mufata ku mutwe. Please. Kana kayishyizemo supaguru. Kuramo ingofero yanga kuvamo. Get off. Harry, nobody cares what your hair looks like. Kuramo ingofero nta muntu witaye ku isi. Kuramo ingofero biranga. Kuramo ingofero biranga. Umwana arabareba. I'm gonna hate this hat. Kango kuramo icyo kigofero. Kuramo ingofero biranga. Biranga. Umwana mutaze supaguru. Turashize. Napfuye. Kungura huru. Baby, stop it. Wikwigira umwana kuramo icyo kigofero mukecuru nawe n'umusazi. Abantu barumirwa muri resitora. Barumirwa. Kana karabareba. Akabikoze. Kuramo ingofero mukecuru iramushabuka. Parika nabi. Uyu nawe hakurikije kana karaseka. Ibintu umusariferi biri cyo bijya mu bicu. So. Hey. Furushati. Umwana ifurushati mugwa umusaza we nawe araseba. Umwana w'ifurushati yaje yiparika mu biryo rikambe nijya turasubira mu kanya. Will not be the figure of ridicule. Ibintu by'ubuswa sinzi ibyo ari. I want it now. Ndashaka icyubahiro kandi none. You don't see how you glued your hat on. Ubundi washyize supaguru mu ngofero yawe. But I've Supaguru ingofero yafashwe ku mutwe. Not glue my hat to my head. Ntago nafata supaguru ngo nshyire ku mutwe I wanjye. refuse to my hair. baby, wait a minute. Akarasika kamwe n'isomera ibitabo by'isa na mitima. Uze kumukora ingofero bakuranyeho n'uruhu. Mana yanjye we.
uzaza kwireba mwana. From now on, this Very munsi does exactly what I say. iyi famiye izajya ikora ibyo mvuze Exactly when I say. igihe mbivugiye aba ari byo bibera. Kira ingofero yawe. And right now, noneho ubu rero we are eating dinner and watching TV. tugiye kurya ibya nijoro turebe na filime zasobanuwe na Rande na Rocky. Ready to get sticky. bano baje kureba filime. Wana muri ya tombora aho tuguha umwanya amafaranga afasha ku mubiri wawe akaba ariyo utahana. Tugiye gutanga amafaranga. Ku batazi ukuntu uyu mukino ukorwa reka tubibereke. Uri kureba icyana kirano kiba kiri kwisomera ibitabo aho kureba televiziyo. Kandi papa yavuze ngo icyo nshaka muri inzu aba aricyo gikorwa. Mwana wa. Hi, Dad. Bite papa. Icyana cyari ku Family? uri muri iyi famiye yanjye. Hello? We. Are you in this family? Uri muri famiye yanjye yavuze ngo famiye izajya ikora ibyo avuze n'igihe yabivugiye yavuze ngo barebe filime. None umwana ari gusoma igitabo. Family time. What is this trash? Amasaha yo kuryana ya famiye uri mu biki? Daddy, it's lovely. Papa ibitabo ni byiza. Dick by Herman Melville. Iki gitabo cyitwa Moby Dick. Moby what? Chahaman. Ngo Moby what? This is filth. Turi iki gitabo cy'umwana ari gusoma. Nice, it's a library book. Papa icyo gitabo ni icyo mwisomero banije nagari icyanjye. It's reading. You're a wormwood, you start acting like one. Gusoma kwawe ntabwo mbikunze ukwiye gutangira kwitwara nk'uko baho mu twitwara. Tangira ibiganiro raby'ubugoryi umwana dore ibintu papa bareba ni ibintu bitagira icyo byigisha umwana. Kibura ababyeyi b'i Kigali no mu Rwanda hose. Impamvu babwira abana babo ngo barebe filime nuko bazi ko filime zasobanuye na Rocky ari ikintu abana baba bari bunazigiremo cyubaka. Ariko dore ibintu papa biri ku mwana ntibyubaka ni ibintu bibi. Umwana arebye filime ababaye bamufashe umutwe bari kuwukanda nawe ndebera umubyeyi. Umwana yakanuriye televiziyo arayikanurira ararakara bari kumurebesha ibintu adashaka yakanuriye televiziyo. Umwana yakanuriye televiziyo iraturika turashize cyane umuriro waje ari mwinshi. Didn't do it. Ntabwo ari njye ubikoze. Of course you didn't do it, you little twit. N'ubundi ntabwo ari wowe ubikoze you little twit. Wakagoryiwe gato. Ukuntu yita umwana we ariko. Put your light on. Cana amatara. Gasani. Was it magic or coincidence? Ese ni maji cyane ibintu byari bihuriranye. Umwana nawe byaramucanze. Humans use only a tiny portion of our brain. Bajya bavuga ngo ikiremwa muntu dukoresha agace gato k'ubwonko bwacu. For her own great strength of mind. Matrido yari ataramenya ko ubwonko bwe abukoresha hafi ya bwose. Uriya ngo umuntu twese ubona hano n'abantu wita ngo n'abanyabwenge ubwonko bwacu dukoresha akantu gato nta na kimwe cy'icumi dukoresha. Harry Wormwood, owner, founder, whatever. Agatha Trunchbull, principal, Cruncham Hall Elementary. Banyita Agatha Trunchbull ndi directeur w'ikigo cya Gardienne I y'abana. want a tight car because I run a tight ship. Ndagira ngo imodoka yanjye uyikore neza mu modoka nziza. My school is a model of discipline. Ishuri ryanjye ni ishuri ryiza cyane. Beat the child, that's my motto. Cyane cyane gukubita abana mpaka bamenya ubwenge nicyo nigisha. I got a boy, Mikey, and one mistake, Matilda. Ahubwo mfite akana mu rugo ndi bugwe nimba ishuri ryawe ryigisha cyane cyane rishingiye gukubita. Ngo moto y'ikigo cy'uyu mugore ngo ni ugukubita umwana mpaka amenya ubwenge ntabwo ari ukumwigisha mpaka bamenya. Let's do business. Nimba ari byo nanjye uguye imodoka umwana wanjye nzamwohereza mu kigo cyo mwigisha. Umudirektrice bita Hey you. Trunchbull. Go to school. Urabizi ugiye ku ishuri yigo. Ejo uzajya ku ishuri. Yeah, okay. Yayambiriye papa we nyambira. Ube papa impamvu yohereje umwana mu ishuri ngira iryo shuri rirakubita. I always wanted to go to school because she loved Matilda yakundaga kujya ku ishuri kuko yumvaga ko ari hazigira ibintu. what her new school would be like. Go ahead. Yibazaga ukuntu nagira ku ishuri bizaba bimeze. Ishuri bwa mbere bamuzana ku ishuri. Surrounded by trees. Ishuri yaraje muri ryari ishuri ryiza rizengurutswe n'ibiti indabyo. Well, there was a building. Ariko inzu yaraje kwigamo nimbi. So regardless of what Cruncham Hall looked like. Yirengagije ukuntu iryo shuri ryasaga nabi. Yishimiye ko yaraje kwiga dore ikigaje kwigamo. After all, any school is better than no. Nubwo ishuri yaraje muri ryasaga nabi ariko ryarutaga kwirirwa mu rugo atiga. Umwana wari ufite ubwenge akunda kwiga. Ishuri Matilda aje kwigamo. Directrice abana baramubona bagaha batwamubonye. Moto y'ikigo ni ugukubita abana mpaka bamenya ubwenge kandi byo kubigisha. Hey! Shuri bazanye mu Matilda. Yagasani. Bamubona ariko. Bana barikanga. Ikiga abana bigamo kandi n'abana bato Gardienne, primaire. You, detention.
Matilda yararebye arikanga. Shigashemo. You're too small. Grow up quicker. Wori gatonya uzakure vuba. Ibaza ariko. Matilda ajya kwihisha. Shoulders back, stomachs in. Stand up straight. Hey, sorry. Tension. We biti. That's okay. It's much better than being out there. Ko bambwiye ngo nze hano si nibyo byiza kurusha uko waba uri harahanze. The principal, Miss Trunch. Uriya ni directrice w'ikigo bamwita Trunchbull. You squirts better skedaddle. I'm not kidding. The Trunchbull likes to snap a whip in there to see who's trying to hide. Trunchbull araza gukubita umuntu wese warenze ku makosa nako ku mategeko ye. I'm Matilda. Banyita Matilda. Lavender. Hortensia. Je banyita Hortensia. She doesn't really hit children with that riding crop. None sura muyoboza kubita abana kiriya kigoza afite. For scare. Oya kenshi bari gukanga abana. Ariko ibyo akorera abana nibyo bibi. Second grade. Ejo hahise umwana wiga mu wa kabiri. Weekly visit to every classroom to show the teachers a thing or two about handling kids. Yakoze amakosa wenda basigaye muzengurutsa muri buri shuri ryose bagaragaza uko bakoresha umwana warenze ku mategeko. Of course. Umwana rero yibumba mu ishuri baramuterura. Umudirectrice iyo agiye guhana abana banyuza arabaterura akarenza itaje. A window? Of course he wasn't okay. He lived, if that's what you mean. None se umwana banyuze mu idirisha bayo cyane. To be in the Olympics. Trunchbull yahoze akina mu mikino ya Olympique. Win. Hammer. Ajugunya inyundo, ajugunya amacumu n'ibibuye biremereye. Fine. It's better than being put in the chokey. Chokey. Yeah, the chokey. Ariko ibi byose biroroshye. Hole in a wall. Afite ikintu kimeze nk'ikigereza cyitwa chokey. Jagged edge. Agenda agafungiramo abantu kandi kiba kiriho n'ibyuma bisongoye. Directrice w'ikigo umwana ukoze amakosa turano bamufungira. Kids in there? I've been in twice. Afungira abana muri icyo cyuma ngiye bamaze kwamfungira kabiri. Arahagusiga umunsi wose. Mujya mubibwira ababyeyi banyu. I mean, would your parents... None se ababyeyi baba babwiye ngo directrice aragukubita babyizera? Wapi? Hari ababyeyi batizera abana babo. Sha nanjye abanjye mbabwiye ko ku ishuri bamfata nabi ntibabyizera. Ndabona aje ahantu. Yeah. Fresh meat. Abona kana gatona. Gato. Amanda Thrip. Amanda Thrip. Niko witwa? Yes, Miss Trunchbull. Yes, Miss Trunchbull. What's what, Miss? Ibyo ni ibiki bikize? Hanging down by your ears. Ibyo ni ibiki washyize ku matwi yawe? Pigtails? Ni imisatsi yitwa pigtails. A pig, Amanda? None se uri ingurube? Ko washyizeho pigtails? Do I allow pigs in my... Ese nemera ko ingurube ziga mu ishuri yangira imisatsi bayiziritse kuriya niko bayita pigtails cyangwa se ponytails. Is a twit. Mama wawe ni ikigoryi nyagasani. Chop those off. Ita ukata iyo misatsi yawe nonaha. But... Ariko iki? Did you say but? Urambwiye ngo ariko? Ndakubwira ukata imisatsi ukambwira ngo ariko? I'll give you but. Wa cyane waruze ngo atura kana gato. Karaga imisatsi y'akana gato. Tebere directrice w'ikigo. Turashize. Karaga imisatsi y'akana wa filime. Karasa kana. Karenze igipangu hakurya. Reba ikigo yigishirizamo abana. Umwana mu bwenge ariko. Yenaze umwana. Yagiye kugwa ku ruzitiro rumwica. Umwana yaje no ku ruzitiro. Yobe, abura gato. Umwana agwa mu ndabyo. Agwa mu ndabyo. Karya umunyenga ahubwo. Karya umunyenga gasoroma indabo. Yana kari y'umunyenga. Twana rero dushimishwa n'ubusa. Nega umunyenga umunyora. Do. Mwambonyes. Bwana n'ubuzanga. To class before I throw you all in a chokey. Mwese mujye mu ishuri cyanjye kubafunga. Lavender. What's my teacher like? Mwarimu wanjye ameze ate? Run. Ugiye ko directrice ari mubi bigeze aha ubwo mwarimu wameze ate? Matilda's teacher, Miss Honey, Wari ugiye kwigisha Matilda witwaga Honey. people, Nako Honey. appreciates every single for who she or he Yari umuntu wita ku bana neza akabafata uko bari. Honey? Ni umwarimu w'umwana mwiza yitwa ngo Miss Honey. Okay, listen up everybody. We have a new student with us today. Mwese muceceke uyu munsi dufite umunyeshuri mushya mwiza. I'd like you to sit over here with Lavender. Now you Yitwa Matilda agiye kujya yicarana na Lavender. schoolwork, so I'd like you to be especially nice to Matilda and make her feel Ndetse Matilda mufate neza mu muha ikaze ni umunyeshuri mushya. Uvuze ngo uyu mwarimu uri hano ngo ni umwana mwiza wita ku bana bose. Miss Honey was a wonderful teacher and a friend to everyone, Miss Honey yari umwarimu mwiza ndetse akaba inshuti ya buri umwe. beautiful as it seemed. Miss Honey Ndetse had ari n'umuntu mwiza. a secret. Ariko yari afite ibanga ryijimye mu mutima we. She did not let it interfere with her teaching. Ariko iryo banga ryatumaga babara ntago ryivangaga mu myigishirize ngo yigishe nabi. very good day. Matilda washaka umunsi mwiza. You everything that we've learned so Kuko uyu munsi tugiye gusubiramo amasomo yose twize. you don't understand any of it. Nutabyumva nta kibazo kuko uri mushyashya. So just Ariko nawe nugira igisubizo umenye umanika akaboko. Sibyo? Bagiye kumusubirizamo ibyo abandi bize, abandi biga bamaze imyaka biga we nibwo akize. okay.
Rebe. Let's do some together. Okay, reka no tugira ko dukora. 2 times 4 is? Kabiri gukuba kabiri. Nako gukuba kane n'umunani. And 6 is? Kabiri gukuba gatandatu. 12. 2 times 9 is? Kabiri gukuba 9. 18. You've been practicing. Maze igihe mwitoza. And you'll be able to do Kuba bidatinze. Musaba muzi gukuba neza. 14. Kabiri gukuba 7 14. 13 times 3. 13 gukuba 379. 927. Abandi baracicika. 4,927. Pardon? Ngwiki. I think that's the answer. Ndakeka icyo nicyo gisubizo. 9 times 3. 13 ukubye 379 7. ni 4,927. Nawe uri kureba iyi filimi ibyo bintu ntago wabimenya udafite calculatrice na mwarimu yaje kubisoma. Ni imibare no yaravuze mu mutwe atazi. 13 gukuba 329 ni kangahe? Umwana akora nka calculatrice mushya mu kigo. Mwarimu nawe yabanje kujya guterateranya kuko ibyo bintu ntago wahita ubimenya. Yari ikanzu se kari byo. Wow, barumiwe. Matilda, you know how to multiply big. Matilda, uzi gukuba imibare? I read this book last year in mathematics. Umwaka ushize nasomye igitabo cy'imibare muri library. You like to read? Ukunda gusoma? Oh, yes. Yego. To read. Nkunda gusoma. Ukunda gusoma iki? Everything. Ibintu byose. Lately I've been reading Dolls Iminsi ishize nandi gusoma Dallas Chickens. Charles Dickens nako. every day. Icyo gitabo ngisoma buri munsi. So could I. Nanjye nuko icyo gitabo nyangisoma. Cya cyitwa Charles Dickens. You got your workbooks and let's start with section. Mwarimu yagizemo n'ubwo batangira kuvuga ngo mukuri ibitabo twige. Abonye umwana umurusha ubwenge. Apuze kujya kwiga muri Gardienne ugasanga umwana uri yakurusha ubwenge. Yikanze. Ibitabo no mugora asoma warangije za kaminuza. Nibyo uyu mwana asoma afite imyaka 6. Uyu mwana ari kunyibutsa nkigasha. Nabonaga ndi gutigiye mu ishuri. Nabonaga bari mu mbarusha yayisaza ku muyobozi w'ikigo feri ya mbere kumangana. Injira kana kaza ubwenge bana bato mujye mukunda kwiga musabe nka Matilda nanjye narize niyo mpamvu tsobanura neza. Jen, good. Injira hano Jen. One of our little heart to hearts. Do. Directrice w'ikigo. Mese nk'umusazi. It's about the new girl in my class. Nari nje ngo tuganire ku mwana mushyashya ndi kwigisha witwa Matilda wo mudo. She's a real wart. Papa yarambwiye ngo mwana ni ikigoryi. Wiki. Urwana rw'uruswa rutaza ubwenge rw'urucucu. She's a very sweet girl. Barabishye Matilda n'umwana mwiza. Ndetse afite n'ubwenge. Child? Yes. Ubwenge. Multiply large sums in her head. Ashobora gukuba imibare myinshi cyane mutwe we. Akora nka calculatrice. Well, I think she might be happier in Ndakeye kuri mwana nagakwiye kwiga muri Gardienne tumujyane nko mu wa 5 primaire bamukuye muri Gardienne. Can't handle it. Cypress, you're trying to foist her off on one. Kira cyane wa barambwiye ngo kira bangamiye nawe ubwo gitangiye kubangamira ushaka kukikiza ngo cyoreza abandi barimo. Ibyo n'ubugwari. Ndagira ngo unyumve Jane. The distance the shot put goes depends upon the effort you put. Itandukana ry'ukuntu twese duteramo rino buye n'umuhate dushyiramo ngo turishukunye. Can't handle. Sasa directrice tanyawa tura mwana abagiye bambwiye kari ikigoryi. Kurya. Bashukunye ikibuye. Roza kino mikino ya Olympique. One day, Jen, you'll see that everything I do is for your. Genda umwana umwigisha nimba yanagukubaganiye ushaka umwikiza ngo umwoherereze abandi barimo ubeshya ngo afite ubwenge. Genda umwigisha. Gasani. Dore ibintu abarimo. Witoriza gutera utwuma ku mafoto y'abana bo mu kigo cye. Umwana ku ishuri. Umunsi wa mbere ku ishuri ageze iwabo abona hari abantu bacunze hanze. Bari abantu bike n'aba FBI bari kuneka papa bamenye ko acuruza imodoka mu buryo butemewe azigurira ibikoresho by'ibipapirano. Before, when she was having that. Mom, I'm home. Oh, how was school? Mama ndi mu rugo. With Valerie. Ku ishuri byagenze mama ku ishuri byagenze neza. 6th grade work. You're kidding. Mwarimu yambwiye ngo nkwiye kujya kwiga mu wa 6. Dore ibitabo bamaye ngo njye gusoma. Middle of an important phone. Wacyane ntagubona kuri telefone. Ask me how school. Ariko niwe warumbaje ngo ku ishuri uko byagenze. Ziba. He's supposed to do. The baby wasn't his. Well, none se umwana katari ubwo yari gukora iki? Mama. Hey, they gotta be implants. Uyu mubyeyi ntago agiye umva umwana we. School is insane. Directrice w'ikigo cyacu n'umusazi ndakwiyamye. Fenced by her hair. Yateruye umwana imisatsi amurenza urupangu. Baza ababyeyi batumva abana. Babyeyi umwana najya afa kwishura agakubwira ngo umwarimu hari ibintu yamukoreye ujye utega amatwi. Kuna ababyeyi mwishi nako twishyizemo ko abana ari abantu babi. Nako abana bacu bananiranye. Hi. Whack to the belly. Ewan. To the face. No. Zimaze kumutera igipfunsi. Dore papa ibintu bari kwigisha abana nawe ndebere. Bari kureba imikino y'ibintu cyo kurwana.
Come here. umugabo atangiye gutera kakanta aribika imisatsi yongera kuba umukara do rebyo barimo kumbe mwarimu yaje gusura umwana Don't give money, we don't charities, we don't tujya dutanga amafaranga ntabwo dufasha abantu Mr. Wormwood Jennifer, honey, I'm Matilda. banyita Jennifer honey ndi mwarimu wa Matilda yakoze iki ku ishuri iriya nkubaganye Matilda jya mu cyumba cyawe beat it. nona Look, whatever it is. ibyo umwana wanjye byose yakoze ku ishuri No, there is. ikibazo cyawe nta kibazo Beat it, we're watching TV. turi kureba televiziyo Mr. Wormwood, Mr. Wormwood if you think watching some rotten TV is urakeka kureba televiziyo important than your daughter, biruta ubuzima bw'umwana wawe nigisha uri mubyeyi nyabaki that darn thing off and listen. kuki utazimya icyo giteleviziyo ngo tuganire ku buzima bw'umwana wawe kuri kureba televiziyo Come on, get this. sawe njira One's not gonna like this. Come on. gusa umugore wanjye wo mudu ntabwo ari buze kubikunda ariho bikundi Close the door. yaje kureba akana mu rugo ukuntu kabaye akana yabonye ku ishuri gafite ubwenge kanabubarusha ni mwarimu uyu mwarimu akunda abanyeshuri be ku buryo no mu rugo aza akabasura ibintu abarimu benshi badakora What do you want? I'm sure you're aware by now that Matilda has a brilliant mind. ese murabizi ko umwana wanjye afite ubwenge bwinshi nzanira byerisha Simply extra. papa byeri zashize hari urwunge urwo ni rwo nashakaga ubundi na mbere Oh, no, thank you, dear. nawe tugura urwunge oya Material that I didn't see until my second year of college. ubwenge uriya mwana afite ngiye natangiye kubugira niga muri kaminuza I really feel with private instruction that she'd be ready for college in just a few short uriya mwana ashobora kuzajya muri kaminuza agifite imyaka mike cyane kuko hari imyaka myinshi azasimbuka ari i burayi niko bakora ibintu ufite ubwenge bwinshi ntabwo bagutesha igihe ngo urangiza za pirimeri bahita bakujyana muri za kaminuza ugakomeza niko nakabaye narize ariko banindijemo I have a nice house, ufite inzu nziza wonderful husband. ufite umugabo mwiza You were slaving away. ibyo bintu byo kwiga n'amasomo ubuza nano ntacyo bivuze You want Matilda to go to college? urifuza ko Matilda wacu aziga kaminuza College. I didn't go to college. I don't know anybody. ntabwo nigeze niga kaminuza nta n'umuntu tuziranye wayize Fool salesman. ariko reba ukuntu ndi umucuruzi w'umukire umva umubyeyi educated people, Mr. Wormwood. ntukajye usuzugura abantu bize I'm ill, heaven forbid. nuramuka urwaye College graduate. uzavurwa n'abaganga bize Or say you were sued for selling a faulty car. cyangwa nibakorega gucuruza imodoka z'injurano cyangwa zifite ibibazo ukajya mu rukiko uzatabarwa n'umwavoka wize abantu bize ntukabasuzugure buriya umuntu wize niyo waba umurusha amafaranga ntukamusuzugure iyo turi mu bibazo nibo duhamagara ati ngira ku rukiko bikurikirane Going to agree, are we? cyangwa kwa muganga Sorry I burst in on you like this. mba rero ndagiye cyangwa nanone abantu bize ntukabasuzugure waba filime utari kuyumva rukiwiza akagusobanurira Tell me about it. afata igitabo hano agisigira umwana kumbi mwarimu yarazaniye umwana igitabo urakoze yabonye uyu mwana bakunda ibitabo bimeze kimwe buriya abantu bakunda filime rero bakunda gutizanya filime ngo usarebe filime imitwe gutya sobanura roke usanga ari akantu bahuriye n'abantu bakunda ibitabo bakunda kurekomandana uzasoma igitabo cyitwa gutya njye nasomye cyitwa Entire school will go to the assembly room. ikigo cyose none mbabone mu cyumba cy'inama wicare directrice wibira n'ibiki sinzi directrice Bruce Bug. Melody mu kigo hari icyana ngo cyitwa gutyo dore nguyu bose bahise bamureba umva ukuntu yitwa Little Brucey, come up here, please. Bruce waza hano imbere ndakwinginze Bruce Melody abana bose baramurebye barikanga no guhaguruka ni ikibazo ibiryo bishobora kuba bigiye guhekura ababyeyi b'uyu mwana igerewe mwaruka ni ibiryo He lives on my block. uyu mwana turaturanye dutuye muri hood imwe he lives on my block This boy, Bruce Bug, uyu muhungu Bruce Melody is none other than a vicious sneak thief, nta kindi aricyo usibye kuba ari igisambo disgusting criminal. wakinyabyawe iki kigisi cya nabi ko nazi ibyo uvuga Cake, chocolate cake. keke ya shokora You slithered like a serpent. winjiye nk'inzoka ujya mu gikoni cy'ishuri ryanjye Snack! urangije unyibira keke ikoze muri shokora Bruce ntubihakane Bruce yibye keke confess mbere icyaha Well, it's hard for me to remember. sha biragoye kuba nakwibuka iyo keke ngo yari imeze ite hey Was mine. iyo keke wibye yari yanjye Most scrumptious cake in the yari entire. iyo keke iryoshye muri iyi si yose Mom's is better. iya mama wanjye iryoshye kurusha iyo yawe bivuze ngo Bruce yemeye ko yayiriye ngo nta nubwo yari iryoshye iya mama niyirenze ariko umuntu agusakuriza ngo inkoko yanjye wayibye yari inkoko kise shako yari inabiye yamuzanye hano kumbe wanyibiye keke bamwicaza hano rebe
bamuzanira keke yose yuzuye. Mwana muto nabonye ukunda keke sibyo kure y'icyuma yagasana abana barikanga. Yariye keke directrice w'ikigo baterura keke runini chocolatey. uri kumva uhumurira rwa shokora se. Now no eat it. Yirye yose. I don't want any. Ntabwo nshaka kurya urakoze. Yirye iyo keke. Uyu mudirectrice wibirye Give him cake. ntabwo yamuha keke. Buriya ni uburozi ntabwo uriya mudirectrice yaguha keke n'uburozi amuhaye arapfuye. wiburiye akira murozi cya directrice. Ndumva iryoshye da. Ndayirya ngiye Bruce. Umwana ngo yitwa Bruce. Kurya ibyo nabyo wana ndayinyinyira koko. Bruce yaragiye arya keke zirasema. Buriya ngiye ntabwo ndaryaho keke nashonye akantu gato kera. Umwana yari yarayimara wana arayimara ariko indiruzuye. You look like you enjoyed that, Brucey. Bruce keke rakuryoheye? Yego madam. You must have some more. Reka noneho tukongere. Oya ndahaze. But Cook's feeling. Waba ubabasha umutetsi wacu. Bahise bayimuzanye. Nyagasani This cake just iyi keke niweho bayikoreye your very own. kandi urayirya wenyine. Nyagasani turashize. Umwana yararibye arikanga. Keke irangana umusozi. Mwana Bruce menye bashaka kumwicisha keke. Nyagasani turashize. Umwana yarwanye na keke ni hamwe wumva ngo umuntu yishwe n'ibiryo. Nyagasani ngo ntabwo uri buve kuri platform utamazi no confection yose ino keke bino biryohereye birasema. Bruce yarariye. Nyagasani bana nabo Yesu Kristo nta mwarimu agiye kuruka. He's going to puke. Agiye kuruka. Nta gushidikanya araruka kabisa. Mwana byaranze. Bruce looks real bad. Bruce ameze nabi. Uratsinzwe. Hari umuntu agiye gutereta umukobwa wa Fande. Afande aravuga ngo kumutazimanira umwana bamuzanira igikombe cy'amata. Bruce wabikora. Bruce bemeza uyimare. Wabikora abana batangira kumufana. Go Bruce. Melody. Bruce bana bose baramufana. Bruce wayimara. Wariye n'ingurube za hena niyo wayirya. Wana je n'utubenzi nari yiporeje. Wana bafana banje sinzabatengu. Wana ndatwitse. Tarashize muzibe. Bruce yarayifekanye. Wana ni plato arayirigata abafana banje. Ntabwo nzabatenga. Mwayibonye isahani rera nibiriya baba bavuga. Wana ngiye abafana banje noneho kumva yamanitse n'igikombe. Nyagasani uyu mugore ni umugome. The entire assembly will stay 5 hours after school and copy from the dictionary. Mwese ngiye kubaha igihano cy'amasaha 5 amasaha yo gutambura inzu amasaha 5 mwicayo. Together. Kandi kingiye kugifungira muri coki n'andi bafungira abana batahaga saa 11 z'umugoroba batashye saa 6 z'ijoro. Umwana ari gutaha yumvisha abafukira ku cyumbo. Baba polisi baje kuneka papa we bahora hanze y'urugo rwe. Young lady, where were you? Mugore mutoruriye. The whole school late because it's for you. Mr. Archibald Cake. yatugumishe ku ishuri amasaha menshi. You see those packages over there? They were left out there for the world to see because you weren't here to take them in. Imyanda ntabwo yigeze uyisohora yiriwe hari umunsi wose umwana niwe usohora imyanda yavuye ku ishuri. Catalogs and I don't get anything. It's not catalogs, it's car parts, sweetness. It's business. Oh, if it's business, why don't you have it sent to the office? Nari se nimbere business kuki utabyoresha ku kazi. Abapolisi ukazi babandeba. Abapolisi na hano bahageze papa.
They're parked outside. abapolisi baparitse hanze bari kugucungira ntabwo bakigucungira ku kazi gusa. Who's a speedboat salesman? Barana abantu bacuruza ubwato bwiruka bumwe bwo ku mazi. Barana abapolisi ndabizi. Uzara bareba. Boats. There are no lakes. Barabagurisha amato no sari ibiyaga bihari. But some people like to go away on the weekend. Hari abantu muri weekend baba bakeneye ubwato. Barariwe niwe baje kureba. Cops. Mama barana abapolisi mama yikubeshya. I'm not. I don't know if there's cops. Bivuze ngo mama n'umugabo we ni ibinshanga bose ntabwo bazi gutandukanya abapolisi n'abatari abapolisi. Cyangwa umenye umuntu kuneka n'utakuneka umwana barusha ubwenge. And the Trunchbull terrorizing her school. It was a umwana mu rugo abapolisi bari bahari. Ku ishuri Trunchbull babangamira. Matilda ni gake yabonaga umwanya wo kwishimana na bagenzi be. Is it lavender? Lavender. Hano ndabye igikeri we n'abana. It's a salamander. Iyo ni salamander. It's a newt. Iyi ni chameleon. Small semi-aquatic salamanders from the genus. Umwana atangira kubasobanurira icyo kinyabuzima icyo ari cyo. And secrete irritating. Yibeshye ntago yari ari chameleon. Barayibereka mu bitabo. Akanyamaswa abana batoye ku ishuri. Ku ishuri abana babonye directrice hari akanyamaswa batoye kenda kumera nk'inzoka nanone kameze nk'uruvu. Womuntu. Lemon, you're heading for the turkey. Gute ninjira mu kigo gusanga hanze ukuna turura kana. You and your father. Fanya nkwigisha isomo warwana we. Cecuru ni umugome. Niyo misatsi y'ubugoryi. Sana kana hano. Image. Ntago ndi nka so. Atakana gafungirana hano. Nyegasani. Miss Honey. Teachers our class today, Lavender. Please get a water pitcher. Please, she'll be here in a second. Come on. Urebe. Mwana ya jano. Directrice y'ikigo ngagiye kuzamo hano. Mwana itagufatira amazi akantu k'akanyamaswa babonye ka mu mazi. Bahita baza guhisha ibintu mwarimu abana bigisha byose. Kugira batabona kabigisha ibintu byiza. Ideas come from hard work and careful planning. Buri akazi karenze gaturuka mu gukora cyane no gutegura witonze. Raina, cover the birds and the beetles. Mwana ya jano ahisha ka kanyamaswa kabo. Last time. Bano bafite ukuntu bahita bahisha ibintu bishimisha abana umwarimu akoresha. Don't laugh. Don't. Directrice agiye kwinjira ntimuseke ntimuhumeke. Don't breathe at all. Ntabwo sinumva n'urwana na rumwe ruhumeka. Yinjiye. Miss Trunchbull. Morning. Mwaramutse Miss Trunchbull. Sit. Shara. Mwana azaniro y'amazi yo kunywa. Shu. Shinguka. I've never been able to understand why small children are so disgusting. Ntago njye amasha kumva ukuntu abana batari ibigoryi. They're like Ari hehe? Matilda. Bamujyanye muri choki ni mu runigiro. Niko bahita. Muri choki ni mu runigiro. idea of a perfect school, one in which there are no children at all. Ibaza ariko umuyobozi w'ikigo ngo ubundi ikigo cyiza mba nifuza ni ikigo kitarimo umwana n'umwe kandi abana ntibakwiye kwigisha ariko ngo ikigo yifuza ni ikigo kitarimo umwana n'umwe. Noneho You wowe front of the class imbere y'ishuri sasa kuva kana makajyanye kugafungira mu runigiro uyaje ugatabara ni ka Matilda ni Miss Jennifer Honey I tell you kana itakazana mu ishuri kigane n'abandi kugenda ugafunga kana umunsi wose. This could be the most interesting thing you've ever done. Ikimenyero cy'ikintu gitangaje wigeze ukora rekurira urwana hasi Squirming worm of vomit. icara hasi wakinya mu njonjorerwa we barutse nyagasani umva ibitutsi tukabana ariko aza kunywa amazi uyaraseka guruka kakandi yazijije imisatsi. Miss Honey taught us how to uzi guspellinga yego yesterday. wejo batwigishe guspellinga ijambo difficulty. Difficulty if your life depended on it. Nubundi mpamvu uzi gukora spelling ni kwa kundi ugenda uvuga inyuguti igize ijambo nyine murabyumva. How would that be? Mrs. D, Mrs. D, Mrs. I, Mrs. F, Mrs. F, F I ubwo bari guspellinga difficulty. Mrs. L, ariko binyuje mu buryo uramugore bigisha. Sicyo Why are all these women married? kubera icyo ubundi bari gukoresha ngo Mrs. mu buryo mukoresha mu spelling. In spelling, not poetry. Icyo bwo kwigisha abana kanana banze ngo amazi. Help me understand why small children take so long to grow up. Numura nibaza impamvu ibyana bito bitwara igihe ngo bikure To annoy me. cyangwa no kugira ngo mu ndakaza anywa amazi arimo cya gikeri kimeze nk'umunyorogoto nanone bana baraseka diregitirise ngo amazi arimo ikinyorogoto baraseka anywa amazi arimo umunyorogoto umunyorogoto wenda kumera nk'umuserebanya
ikinyamaswa ntazi ukuntu kimeze. Spit it out. Speak up. Uvuge. Uyu narase. As well as the next fat person. Bana baramuseka ngo yamazi arimo ikintu. Kure bana bona. It's a snake. Ngo yamazi arimo inzoka. Ni inzoka we. Baramuseka. Uyaramanika. One of you tried to poison me. Mwagerageje kundoga. Ni wewe umanitse. Matilda niwe washatse kundoga. Nari mbizi. You'd like to know it's not a snake, it's a newt. Iyo ntago ari inzoka ahubwo bayita newt. Kari akanyamaswa bakita newt. Trunchbull. N'ubwa mbere nanjye nkamenya. You villainous sack of goat slime. You did this. Niwe wanduze. Trunchbull. Miss Trunchbull ya. Alone? Or did you have accomplices? Ahubwo wabikoze wenyine cyangwa wari ufite abandi bafatanya cyaha? Do it. Ntago ari njye wabikoze. Like the choky, did you? Bivuze ngo nagufungiranye muri choki birakubabaza? Well, I'll pay. Uza kwihorera umamazi arimo umuserebanya. For what, Miss Trunchbull? For this newt, you pissworm! Ngiye kugwana kubwo kuba amazi. Didn't do it. Ntago ari njye wabikoze. Besides, even if you didn't do it, I'm gonna punish you because Iyo waba utabikoze ngiye kugwana. small and I'm Kuko ndi mukuru uri muto. wrong, and there's nothing you can do about it. Kana kintu wantwara. Liar and a scoundrel. And you're Shindura umubeshyi. a liar and a cheat. You're the most Naso ni umubeshyi. low lifes in the history. Ugurisha imodoka za kera cyane akabeshya abantu umwana yararakaye. Akanurira yane cya kiruri kirimo umuserebanya ararakara. In this school. Niwe kagoryi kari muri iri shuri. God! Umwana yarebye ikiruri yarakaye. Ikasani. Wa muserebanya ya newt. Utarukira ku mwenda wa directrice. Jewe ndapfuye. Abana baraseka. Abana baramuseka. Baramuseka abana bura nabo rero. Baramuseka. To ndapfuye. Umugore wiyemera atinya umuserebanya we. Atinya kantu kumuserenya. Abana baramuseka. Bareba filime batishiye. Umuserebanya bonaga hakurya iri. Iyizire rata. Buri abana ntago batinya. Abifitiye n'umutima mwiza. Wowe ntago nigeze nyeganyega. Niwe ubikoze. Possibly have done it when she was sitting with Yabikora gute se yari yicaye hano? Yaguteye umuserebanya atari yicaye hano. Ndaza kugucunga mwese murabyana. when you go to your little cubbies to get your smelly little Mwese ibyo mukora byose ngiye kujya mbacunga. lunch. Kugeza aho mukataho murira. Mwese nzajya ndi kubacunga. Cyane cyane uri Matilda. Hey. Leta yikubita aragenda. Baby. Thanks for not telling. Best friends don't Urakoze kuba utandese. Inshuti za nyazo ntago zirigana. really dance. Usikaze kubyina. We muserebanya uramubyinishije. Nice, and then I'll come and help you. Abana bari kubyina hano. Okay. Bigana directrice. In a minute. Matilda n'utundi twana bigana. Miss Honey? Miss Yani. Miss Honey, I did it. Ninjye wabikoze. What? Ukoze biki? Glass tip over. Ninjye watumye ikirahuri gisimbuka. Don't let Miss Trunchbull make you feel that. Wituma Miss Trunchbull yumva ko ari we wakoze amakosa nkariya. Ntago ari we wabiteye. With my eyes. Nabikoresheje amaso yanjye. Mbikwereke. Amaso yanjye uyu mwana yigeze kureba televiziyo irameneka. None rero kuvuga ngo kandi kukwera ibyo kira kiruri tubona umuserebanya urasimbutse. Many people don't feel powerful at all. Kibura wa mwana we wigirira icyizere uri kumva ko ufite imbaraga. Abandi bantu baba barihebye bumva nta mbaraga bafite. Kana ukaza kumwereka ko ibirahuri gatuma bigenda. Kakanurira ikirahuri. Birakariba. Simbuka w'amazi we simbuka. Simbuka wa kiruri. Matilda. Matili. I really did do it, Miss Honey. Ngenda bizi ninjye wabikoze. Ninjye warebye ikirahuri umuserebanya urasimbuka. Things about life is sometimes you can do something until you want to show someone and then you can't. Ndabizi mu buzima rigiye bibaho kumva ko wakora ikintu ariko washaka kukimwereka bikanga. That. Ntago ari uko bimeze. Oh. I don't know. Simbizi. Maybe I made myself tired. Ahari menya naniwe imbaraga zanshizemo ariko ninjye wabikoze. Would like to come over to my house this afternoon. Ese uyu munsi waza kunsura mu rugo? I'd like that very much, Miss Honey. Nabyishimira cyane Miss Honey. Bamwita Jennifer Honey. Uyu munsi barakwereka Meteresa atashye yatahanye n'umwana. Yeah. Ndikumva nkomeye nazenguruka isi yose ngenda. We ntabwo unyizera sibyo? Believe that you should believe in whatever power you Sinzi ibyo wizera mu mwana wawe ngo ufite by'imbaraga. all your heart. Gusa ubwo ubyizera n'umutima wose bizagufasha. Bageze hano. Hara niho Miss Trunchbull atuye directrice. Why is there a swing? Kuki ari ikicungo se?
A girl I know used to live in that house. umukobwa nzi yahoze aba muri iriya nzu. Good and happy. uwo mwana w'umukobwa yari yishimye. She was just 2 years old. Her mother died. afite imyaka 2 umwana yaje gupfusha mama we. Doctor. papa yari umuganga. Needed someone to look after things at home. yari akeneye umuntu wakwita ku rugo rwe. Mother's stepsister to come and live with her. arangije atumira umuvandimwe wavukanaga na mama w'umwana wari wapfuye ngo aze kuba muri urwo rugo ariko batari bahuje mama. step sister. Yes. uwo mu Anthony Trunchbull. Worst of all, when the girl was 5. umwana amaze kuzuza imyaka 5 papa we yarapfuye. Die. papa yapfuye atese. Decided he'd killed himself. abapolisi baravuze ngo yari yishe papa w'umwana. What's the thing? kubera iki se yari kwiyica? Knows. nta muntu n'umwe ubizi. uwo mwana yasigaranye ubwo yasigaye arerwa none na Anthony Trunchbull. She found a small cottage. uwo mwana yaje kubona akazu gato. Lovely rhubarb farmer for just $50 a month. n'akazu yishyura amadolari 50 ukwezi. She planted hundreds of wild. aragenda kuzuza indabyo. uwo mwana amaze gukura niko yiberamo yarishimye. umwana abayeho neza. You know why I told you this? uzi impamvu nkubwiye ibi? You were born into a family that doesn't always appreciate. wa mwana wavukiye mu muryango utagufata ngo guha agaciro. Very different. gusa ibintu bigiye gutandukana bizahinduka. mwarimu Should we go inside and have tea and cookies? waza tukajya mu nzu nkaguha biswi n'icyayi. yego bana bakunda biswi. mwana arebye akazu kari hano abona n'indabyo. Cottage from your story. ya nzu wavugaga iri mu nkuru yawe. The young woman is you. wa mwana mutonya uvugwa muri iyo nkuru ni weho. bivuze ngo No. ubujya ntabwo bishoboka. Yes. yego birashoboka. Aunt Trunchbull. Trunchbull ni anti wanjye wandeze. ageze namwirukana mu rugo rw'iwabo ajya gutura hanze. uyu mwarimu burya Anthony Trunchbull. uyu mwana ngo ari muto mama yarapfuye. umuntu utaruhuje na mama we w'umubyeyi ariko ari abavandimwe ari we Anthony Trunchbull aza mu rugo ngo amurere. hashize imyaka 3 papa we itapfa. urugo rw'iwabo w'uyu mukobwa hani rusigaranwa na Trunchbull. Yes, please. dore umwana yagiye gukodesha kandi Trunchbull afite urugo rwiza rwari urwa papa w'uyu mukobwa Jennifer hani. I've often thought about it, but I can't abandon my children. nubwo banyirukanye muri iriya nzu Trunchbull numvaga ntasiga abana banjye. You're very brave, Miss Honey. abana bawe ni abana b'ibipupe. ufite umutima ukomeye. As brave as you. ntabwo mfite umutima ukomeye nk'uwawe. You weren't afraid of anything. nari nzi ko abantu bakuru nta kintu batinya. All grown-ups get scared, just like children. abantu bakuru no bagira ubwoba nk'abana. Wonder what Miss Trunchbull is afraid of. ubu ndibaza ngo Miss Trunchbull watinya iki? nimba abantu bakuru batinya Trunchbull atinya iki? dore Miss Trunchbull mu nzu nini uyu mugore agatura mu kazu gato byegeranye gato. kandi urugo ni urwa papa we. bari hano bari kugenda babona Miss Trunchbull ni tante w'uyu mukobwa Jennifer hani. ninsaba mubona kisa nabi ibirabyo byayeriye mbega nawe ubwasa nabi no ku mutima. bakira imodoka ye n'umujinya tarajya kurahura n'ipusi. ura n'ipusi. ndapfuye umugore atinya ipusi ngo n'abantu bakuru baratinya. burya atinya ipusi. iyi atinya ipusi z'umukara. turashize kubita umugeri ipusi. turashize ipusi gwani yitica isheni. Oh, he's all right. Imana ishimwe ipusi imeze neza. yatse imodoka co. urebe Get your treasures. tujye kuzana ubutunzi bwawe wasize mu nzu y'ababyeyi bawe. anti waragiye tujye mu nzu tujye kuzana ubutunzi wasizemo. uyu mwana yimuka ngo yasizemo ubutunzi bwe ibipupe bye nibyo yitaga abana be. vayo ariko hani vayo. Matilda dore ngarajya mu nzu ya Trunchbull. uriya mukecuru agusanze mu nzu yakwiciramo. uyu nawe arakurikira. sasa yari mu nzira agenda imodoka imupfiraho. wibuka imodoka zose zaguzwe mu rugo zaguzwe kwa wa mugabo Henry Wamwood zipfa ubusa kuko aba yaratuburiye abakiriya ngo imodoka ni nziza. binjira mu rugo. iyi nzu ni iyanjye. niyo uyu mwana ababyeyi be bamusigiye ariko tante we Trunchbull yayimwirukanyemo yarayikabye. Oh my. yagasani kise hano. My father's portrait you hari ahantu hari hamanitse ifoto ya papa wanjye. The Trunchbull must have had a strong stomach. none dore umuntu wagiye akamanika igishushanyo. hari hamanitse ifoto ya papa w'uyu mugore ari nawe nyiri inzu. uyu mugore yarayimanuye hamanika ifoto ye. umugore afite ibibaraga. ukuntu aturura imodoka. Trunchbull ahubwo azana bica. yagasani imodoka yarayikatishije yerekeza mu rugo rwe.
modoka yisunika wenyine. Father's chocolate box. Dore ka box papa wanjye yashyiragamo shokora. After supper, he'd take a chocolate, cut it in half. Iyo twamaraga kurya papa yakuragamo shokora. Me the bigger half. Akayigabanya karya gace gatakama kanini. Count them so I couldn't even sneak one. Ubwo yapfaga Trunchbull izi shokora zose yarazitwaye yanga kuzongera kumpa shokora. Akajya zindira mu maso. Izi shokora nta mwana uzirya. Trunchbull niwe waziryaga wenyine akakarababara. Have one. Wariye mimwe. Wayiriye. No. Ya. Yabimenye ko ari shokora yabuze. Where's Lucy doll? Cya gipupe cyawe cyari se kiri wavugaga se kiri hejuru. Kana karashaka ukimwibira. Uyu mugore ibipupe bamwambuye akiri muto. Aramukanga turashize. Matilda wakantu. Kino. Umugore kumbaragarutse. Se hari abari kuyikiniramo. Modoka mupfiremo. Katururi. Kino cyo cyumba nararagamo kera. Uru rugo rukiri urw'iwabo. Hano nta bakozi baba bafite ngo bakora amasuku byiwe. Magnus. Papa yitwaga Ndi Magnus. King Magnus. He called me Bumblebee. Namwitaga King Magnus no akanyita Bumblebee. I don't think Magnus killed himself. Ntabwo nyeka ko papa wawe yiyahuye. Do I? Nanjye niko mbikeka. Shora ko ari cya French bar. Kira ni cya gipupe cya Lisi. Naga papa uyu mukobwa yakundaga akiri muto. Jennifer Hani. Bakiro. Uriya mugingo ugurisha imodoka w'igisambu. Ndashaka imodoka nshyashya. Waranubura imodoka ishaje. Wa mubeshiwe. I'm gonna sue you. I'm gonna burn down your showroom. I'm gonna take that no-good job up here so me and shove it up your bazooka. When I'm finished with you, you're gonna look like roadkill. Baby. You what? Yaza kureba shokora ze. Indo hafunguye hano. Yeah. Shouldn't we hide or something? Yeah. Go to the end of the hall, down the stairs, and out the kitchen door. I'll distract her. Wegende wishaka kurya ndamurangaza. Who's in my house? Induri mu nzu yanjye. Baby. Come on, fight like a man. Vayo duhangane nk'abagabo. Induri mu rugo rwanjye bikaza bafatire mu rugo rw'ureme ngo harashye. Dora kana hano kihishe. Nyagasani. Urebe. Uyavayo aterura cya kibuye kinaga hakurya. Tajya kwitsimba. Nyagasani kore arakomeye arabyina inzi simbuka inzige yaje santira hana kana kari kugera no kana hano kari karahavuye nimba kije nagatari nimba kitsimbye ave hano nkumvisha umuntu gafashe yakica gafashe yakica dore kana hano kihishe munsi y'ameza. Bebe uyavayo kurama akana kararigize nimba kagiye kana karabuze kumbe dore kihishe munsi y'ameza
kakana nagatari shawo dore akantu karatwika sano kumujinya bya bikeke arya nk'igisimba wagira ngo ni ihene iri kurisha ni ihene iri kurya vetiver irimo sondori yavayo kingura urujya kubitaho uburyo ngo yagira ngo umuntu wari uri mu nzu yarasohotse aragiye ahita asubira hejuru uyavayo umuntu wari uri mu nzu yanjye arasohotse buriya aragiye iyo yumva parufe rebe turashize yaje iyo Some rats are gonna die today. munsi imbeba ziraza gupfa umve gasani mwana arebye rikaza umugore uriya nu ikangamo bari bamuziye mu rugara babuze Feel my heart. mva umutima wanjye ukuntu uri gutera Most scared you've ever been. Your whole ko wagira ngo ni ubwa mbere nikanze mu buzima bwanjye yari kubica Come on, let's go. ngwino tugende treat people like that. ntabwo dukwiye gutuma umuntu adufata kuriya Teach you a lesson. uriya mugore hari umuntu ukwiye kumwigisha isomo mva umwana Then we'll go get your doll. turaza gutegereza nagenda tugaruke dufate igipupe cyawe sibyo ngwino nkubwire Matilda, Matilda you will never go back in that house again. sezeranya ko iriya nzu utazongera kuyinjiramo I promise. ndagusezeranya vanukanya akana ntabwo bakagira ngo nagenda ngo twongere tugaruke mu nzu ye dukuremo igipupe akana ntabwo bakagira uyu mukuru we Jennifer rwo yatarano sinzagaruka hano So we came home with $2,000 siko dutashe dufite ibihumbi 2,000 by'idolari in the air, and we both noneho just tubishugunye mu kirere like we were on the $1 million stick. umugore hano ari kuganiriza abantu Do you abantu like banaganiriza niba abapolisi ni aba FBI nako iriya show ndayikunda The old days. biriya Now byari bya kera it's all over this. umwana aratashye Give me a dime. Matilda, this is Bob. atiriduye ni Bob na Bill the cops? abo ni abapolisi Cops, they are ace baraga pals. abapolisi bacuruza amato I'm starved. nzara iranyishe Hi, Harry. bite hari Who are you? muri bande What is this, a hot tub party? hano habaye ikirori Here. nzokere mu nzu All day I come home, you're entertaining a couple of surfer dude bodybuilders. banakoze umunsi wose gata Dad. papa abo ni abapolisi Interested in timeshare? urifuza ko tuzagurisha ubwato Let me talk to people. I am in a cage, Harry. none se ntabwo nemerewe kuvugana n'abantu hano mba ni muri gereza Besides us stupid kids. bamwe kuvugana n'abandi bantu batari ibi bigoryi by'abana twabyaye Home and find dinner on the table. umugabo agomba gutaha agasanga ibiryo biri ku meza umwana atangira kwitinya What do you want? papa Yell at me, okay? ngaho nsakuriza Up and leave us alone. siba wacyana we nawe ndekanye nyine Again! ongera unsakurize papa usakurize And pound your miserable heart. ahubwo reka nze ngo utimbure washwana we Around here. kugira ngo muzajye mu micubahiro hano You never heard me. umwana akanurira urugi kumwe bajya bamutonganya umwana urugi rukinga atarukozeho ahita ashyiramo n'ipata uyu mwana abikoze abishaka noneho No kid likes being yelled at. nta mwana ukunda gutukwa Precisely Harry's ranting and raving cyane cyane ibitutsi papa we hariya mutukaga power to ibyo byatumye umwana atangira kumenya ko afite imbaraga muri we practice. icyo yari akeneye ni ukuzikontorora no kwitoza umwana amenye ko afite imbaraga atangira kwitoza amenye ukuntu azajya azikoresha yarakaye
azize imbaraga kenshi ze zikora iyo bari kumutuka yarakaye yatangiye kwibuka ukuntu bajya bamwita urakagoryi akibuka ukuntu umutwe tupoye n'igisambo kandi urubuto ntago rujya rugwa kure y'igiti cyaravuyeho niburi wa muhudu nawe twarenga ba wa muhudu umwana yarakaye nibwo imbaraga ze zikora umwana yatangiye kurakara amataka yafungura atayakozeho akaza agasuka hano mu giporezo ikika akagikoresha atagikozeho umwana imbaraga zatangiye kuzikontorora ewana imbaraga zano namaze kuzisobanukirwa amatara arayatsa atayakozeho umwana atangiye kumenya imbaraga afite kugira ngo ubwonko bwacu bufite imbaraga zidasanzwe kuko bwose tutabukoresha umwana hano yarabagiye arisobanukirwa usanga afite imbaraga zidasanzwe araziserebura noneho ndanahatwika dore indabyo imbaraga ziragiye menya ukuntu azajya azikontorora ewana undi buhatwike ewana ndabica ndabamara karagiye ahatwika karishimye ibintu mu nzu gasigaye kabiterura katabikozeho kakabikaraga akana gafite ubwenge bwinshi ubwonko buhambaye cyane bufite imbaraga zidasanzwe nuko kari katubona especially for all you little bitty babies moving and grooving on this sunny afternoon playing music to make you smile so you better not touch that inzu yose ibintu abishyize ku murongo n'amarida yakura hatayakozeho agikura amarido mu gitondo abona baba polisi baje kuneka papa we mu rukerera mbere kuza gusaka hano twagombye kuba dufite igipapuro se gisaka nta mupolisi wemerewe kuza mu rugo rw'umuntu ngo asaka adafite search warrant adafite igipapuro yahawe n'urukiko kivuga turiya muntu muzagende umusaka umuntu naza kugusaka uzamwangira ibyo azaba yambaye byose nakomwe ntago mugira bavoka abantu baje hano baje gusaka ikarito uriya mugabo abikamo ibintu bye kuko papa w'umwana ni umugezi wa nabi ibikoresho by'abamodoka by'abandi ikarito nabonaga hano igiye umwana ikarito arongera yisubiza inyuma arayimura kugira ngo batayisaka bagafunga papa we You two men are gonna be in a lot of trouble very mwabagabo babiri mwe muraza kwisanga mu bibazo dore umugore wigize w'umwana dore umwana wigize umugore wakane ntago wakabaye uri ku ishuri ahubwo simwe ntago mwakabaye mufite igipapuro kibemerera gusaka narabisomye mu gitabo ko umuntu uza gusaka nta gipapuro afite ushinzwe umutekano afungirwa muri gereza y'abapolisi papa we niwe uzafungwa in a federal orphanage. Nawe itujyanwa muri orphelinat. Make sure it's a nice orphanage. Ariko nutwemera tuzakohereza muri orphelinat nziza. Teeny weeny cockroaches. Wakana we, sibyo wakanyenzi we gato. Umwana imodoka yaba arayitwara. Hari n'ikindi cyaha mugiye gukora. Turi imodoka yanyu igiye kugonga kandi ni yanya kana gasiga gatwara amamodoka katayakozeho. Bagiye umwana asigarana kasete y'ibimenyetso bamaze igiye bafata papa we. Fata kasete. Bought a little time for her dad to come. Umwana ibyo byose yatabaye papa ngo batamufunga. Akira ngo papa batetamufunga none aha. Byibura banza agerageze kugarura ubwenge. Ariko ubugizi bwa nabi. Muri iryo joro Matilda yarambaye igicuku. Maze kwambara ahamagara marete ye. Muri iryo joro yambaye umupira w'imbeho. Ashyiramo ikote. Agiye. Ababyeyi baba bari kureba filime za Rukari karasobanura. Where you going? Uke wakagoryiwe hanze uyu mwana ibaze ko ababyeyi batamwitayo umwana w'imyaka 6 niyo yagenda hanze nta muntu umwitayo. Fata karoti umutera karoti umwana arayikontorora arayihindukiza arayimusubiza hey koma musosi ndapfuye igisaza cye uyu mwana n'umwana usohoka mu rugo saa 6 z'ijoro ababyeyi ntibamubaze ngo ugiye ntago bamwitayeho ahubwo bagize amahirwe yagenda nazagaruka. Nearly as important as what you choose to do with it. Kugira imbaraga ubundi biba bingana nk'ikintu uzazikoresha. Nothing short of heroic. Matilda yari afite ubutwari muri we. Muri iryo joro umwana yagarutse kwa directrice. Muri iryo joro umwana yagarutse kwa directrice. Ndagira ngo urebe filime mu gicuku. Yagarutse kwa directrice. Directrice araracyaza ibyuma we. Uyu mugore ni umugome araracyaza ibyuma. Arya na shokora. Abana baturusha ubwenge baryo tuntu turyoshye. Abantu bakuru buriya mwabuze ubwenge mwirirwa munywa ibiyoga bibishye abana n'utuyawurute tuntu tu ice cream
ikintu gituma abantu bakuru banywa ibiyoga n'ibindi biyobyabwenge. Bana batorata inzoga nimbi, sibyo? Nuzajye ubona iwanyu bari kunywa inzoga mujye mubwira ababyeyi banyu ngo papa ni bibi mu urwungi. Zana mwana sasa atangiye hano yahereye kuri ya foto arayireba atayikozeho irijyana areba na cya gipupe. Ibintu bya mwarimu we Jennifer byose biri muri iyi nzara bishaka. Cya gipupe arabanza aragihamagara, aje kwiba ibikoresho byose bya Jennifer atabikozeho. Hamagara igipupe kiraza, umuyaga uragitwara usiga afite imbaraga, umuyaga uragatwara ahubwo. Bebe vayo Rebe arayitoza gutera amacumu, nimba azayatera abandi directrice ndabica. Mwana arabanza zanareba za shokora arazizamura. Za shokora izi ni shokora directrice nako mwarimu wakunda Jennifer hani nazo arazifata. Ikintu numvishe mu idirishya, ikintu numvishe kariya kana gafata. Sibyo muri hangana. Urwunge nicyo kinyobwa kikiyoboye. Umwana igipupa aragikura asiga afite ibaraga bidasanzwe. Nta bibaraga bindi bidasanzwe, we akoresha ubwonko bwe 100%. Uri kureba iyi filime ukoresha agace gato cyane. Niyo mpamvu ubona nyine nta hano urajya. Ibyo birabaye, umwana aramanuka. Ari kumanuka kakitero nimba ari akabano, nimba bakita gake ni umubano. Dore umugore aratera amacumu nimba yitoza kwica ibisambo. Turashize. Leonari mwana zano yibana za shokora muri hangana cya King ikiba kituvangiye. Sasu yari hano yumvisha idirishya ry'ikinga za kureba. Dorakana gafite umutima ukomeye, ibaze kwiyahura mu rugo rw'umugore nk'uye gufashe yakwica. Mu rugo rwe arara yitoza gutera ibyuma. Kana karamureba yari kunywa icyayi. Akana kari gukontoresha ibintu byose amaso. Isaa sita z'ijoro kazigeza gakoresheje kihutije n'isaa sita zihita zigera. Ugakoresha ubwonko. Umwana agira gutya inteba yegeza inyuma. Rebe ukoresheje amaso uyabona saa sita z'ijoro zigeze mu kanya saa 3 agiye kwicara nako. Akana kari hano karategura gira gutya zari saa sita z'ijoro karongera kajyana urushinge ziba saa 4, zari saa 3 ziba saa 4 nako mumbabarire. Ifata isaha do kana karbanza kari bano gakoresheje ubwonko bwako. Buri kiremwa muntu dukoresha ubwonko bwacu igice. Leonari do umwana ari kubiko. Leonari ngwino hano do katururi. Umwana arabanza amanura yafoto uyu mugore yashyiza. Wibuke mwarimu Jennifer azano kingurira King yaravuze ngo iyi foto ahantu imanitse ngo hari hamanitse ifoto ya papa we. Umwana yafashe ifoto y'uyu mugore arayitwika akoresheje amaso. Ibintu byo kujya mu rugo rw'abandi ukarushimuta ukamanikamo n'ifoto yawe ntago ari sawa. Reba filime umwana kumarura bya bibuye ibyo ajya gatera ari muri akikina ya mikino ya Olympique uyu mukecuru. Magnus ifoto ya Magnus fayo. Uyu ni papa wa mwarimu Jennifer hani. Ifoto fayo nyir'urugo uyu yashimuse. Banakeka ko ashobora kuba ari we wamwishe.
wishe papa uriya mwana Jennifer cyangwa se wa mwarimu wigisha kano kana Jennifer hani uyarebye saa sita z'ijoro zimwuzure mu kanya hari saa tatu ariko zikubona amasaha ari kukwirukanyiraho wareba ku isoko ukabona ni saa sita mu kanya rero ukabona ni mu gitondo burakeye umugore yarahamutse abonye ifoto ya Magnus azi wapfuye yimanika ubwoba bwaramwishacaho Kana reka mbe njya shokora mbitekerezaho nakana kinjira mu nzu umukecuru ahunze urugo rwe sasu yari mu nzira agenda yabonye umwitero uyu ni umwitero kakana kambara mu mutwe buri gihe ku ishuri niyo style yako aranayihumurizi aya mavuta ariho niki kombe mu gitondo Miss Hani ntabwo uri bwizere icyo nkuzaniye yazaniye icya gipupe Miss Hani yakuze baramwambuye uriya mukecuru rero mwibiye igipupe dore n'akandi nkuzaniye ni shokora papa yajyaga muha kera byose byari byaribwe n'uriya mugore directrice sana shokora nyiguhishire uyahisha igipupe batamenye ko n'injoro bagiye kukiba uyu mukecuru directrice w'ikigo I will be teaching your class today. uyu munsi ishuri ryawe ndaza kugufasha kuryigisha dore isura harimo n'udweri wagira ngo ntazi ya mavuta bita arya bada Honey to get very, very nervous. Matilda. Miss ya no munsi yagize ubwoba ariko Matilda yari afite umupango. She's really raving mad. What is it your father used to call you? Pawe yajyaga guhamagara ngo iki? Bumblebee. Yamamagaraga Hummingbird cyangwa Bumblebee. He called her Trunchbull? No, I suppose he called her Agatha. None se Uncle Trunchbull nako Tante Trunchbull bamwitaga ngo iki? Bamwitaga Agatha. Maybe I could go back to the house and put the doll back while she's... Iki gipupe ndagisubiza kwa directrice mu rugo atazanamenye kare wagikuyeyo. It's gonna be okay. Biraza kumera sawa ndagusezeranye. You promised you wouldn't go back in that house. Nejo bundi rero wansezereje kutazasubira muri iriya nzu. On the garage roof. Nabikoze byose ndi ku rusenge. Nakoresha imbaraga zanjye ibintu mbisohora mu nzu ninjiyemo. Ibyo bintu by'imbaraga zawe uhora umubwira ntazo ufite wakanawe kucyo ubeshya kandi imbaraga kamenye kuzikontorora karabanza kamwiryaho. Umwana arongera azamura hano ijagi atayikozeho mwarimu yikangamo turashize mwana mbwa ati njye mfite imbaraga ibintu mbisohora mu nzu ninjiye muri iyo nzu za mbaraga zawe ngiyewe baranzi mfite imbaraga metere yikangamo turashize karamuseka njye mfite imbaraga reka noneho nyimanure hasi hariya urebe arabanza shyiraho amarita ahisha ibintu byose uriya mwarimu yanga ibyo rikanga kana akamwereka imbaraga gafite gakoresha ubwonko bwako 100%. Ibintu kiremwa muntu kitarabasha gukora. Nice girl. Ntakongera kwigira umwana mwiza. Hey, niko kamubwiye ati ibintu byo ku mwana mwiza tubigabanye. Hey, don't make me wait. Icara mwese mwituma nekerezo yarinjira. And hold the newt. Vaya. Hey. Ranks. Nawe je mu bandi wa Rwanda we. Directrice w'ikigo. I am here to teach you all a lesson. Mwese nje kubigisha isomo. Directrice w'ikigo. Sometimes in life, horrible and unexplainable things. Rimwe na rimwe mu buzima ibintu bibi utasobanura bijya biba. These things are a test of character. Ibyo nibyo bisuzuma umuntu tukamenya uwo ari we. Gasani. Ubwana bwiga muri kaka. Muri gardienne bahita mu kaka. Character. Form a line across the room, quickly. Mwese mukuru murungusi mundi. Fill this gap. Yeah. I expect you're wondering what I'm talking about. Yes. A child came to my house. Hari icyana cyaje mu rugo rwanjye ninjoro. When? Sinzi igihe yasi cyangwa igihe yagereye mu nzu yanjye. Buretse wowe wezi. I know a child came. Ariko umwana waje mu rugo rwanjye ndamuzi. Dore ngo You know it was illegal to enter someone's home without their permission. Mwari bizi ko amategeko y'umuntu umuntu yinjira mu rugo rw'abandi nta burenganzira afite. Yego Miss Tanchbill. Hey, shoulders back. Mwese mubane barabana nk'abasirikare. Do any of you recognize muri mwese this? Hari uwibuka uno mubano uyu mubano abana bose bazi uwambara baramuzi ni Matilda. Kadukina umukino. Wearing a pretty red
Okay, reka tubanze tubare. Ejo hahise hari umwana wari wambaye no ribbon cyangwa se no mubano. None uyu munsi ntawe yambaye, uwo mwana niwe waje mu rugo rwanjye ruhato. Who does this disgusting ribbon belong to? I shall personally see to it that the demented, drooling, slime-breathed little Lilliputian who owns this disgusting ribbon. Ndashaka kumenya umuginga waje yambaye no mubana akawuta wanjye n'ibyo yakoze akabisobanura. Punchbowl, I was the one who was... Ninjye waje wawe nijoro. No, I broke your... Kuvuna akaboko. Do it again. Nigeze kuvuna akaboko mbere ndongera nkavuna. I'm not 7 years old anymore. Ntabwo ngifite imyaka 7. Tante wanjye Punchbowl. Bana buri kangu ni tante we. Ntabyo bari bazi. Will be put away in a place where not even the crowd... Wacyanongeye kugufungira ahantu nta muntu umuzongera kubona, ndabizi ko ari we waje wanjye. Look. Reba. Umwana azamura ingwa koresheje amaso ye. We dore ingwa uri kwizamura we uyarikanga, bira byose n'umwana uri kubikora bikoresheje ubwonko bwe. Yaranditse ngo Agatha, Miss Punchbowl bamwita ubundi Agatha. Yarabibona. Uri kwandika ibintu Magnus ni wa mugabo wapfuye ari papa w'uyu mukobwa, Maîtresse. Ndagira ngo inzu ya Bumblebee umukobwa wanjye n'amafaranga ye ubimusubiza. Nyagasani. Nurangiza usuhunge uve muri uyu mujyi. Nudahunga ngo uve muri uyu mujyi nzakubona. Nzakubona nk'uko nawe nk'uko wangize. Mbega ni nk'uko ushaka umwana kugaragaza ko ari wishe umuntu. Nyagasani. Ibintu biradogera. Yeah. Hey. Nyagasani. Mwana mukubita shifu. Zirimo imyanda shifu, nawe urabizi bajyaga batubwira ngo mujye kuyikubita hanze muyigarure. Mwana yamukubise shifu atamukozeho. Wari warigize intare y'inkazi. Kamatirida karatwikita kongera kazamura n'amarido. Nyagasani. Undi Imana iba yarabibaze dukoresheje ubwonko bwacu 100%. Akenshi twajya dusara bwaturika, ni ingaruka nyinshi. Twajya tubona n'ibidahari. Niyo mpamvu usanga dukoresha agace gato ku bwonko bwacu. Uyu mwana wakoresha igice kinini, niyo mpamvu ubona abasha kumuvinga ibintu akabijyana handi atabikozeho. Niyo directrice w'ikiga abana baza kumushungera. Bayo waruzingo we, patakana kamwana. Abizi? Patakana. Rabi. Patakana. Directrice. Miss Trench... Wibikora wishukunye umwana. Umwana bagiye kumunyuza mu idirishya ngo rimeneke. Umwana akingura idirishya basi ritamukubita. Agiye kugwa hasi kano karamukaraga gakoresheje za mbaraga zakabwo kamuha umunyenga. Aho kugira ngo agwe, Matilda ari gukoresha imbaraga reka nguha umunyenga. Matilda amuha umunyenga agurutsa umwana. Ahita namugarura mu ishuri. Umwana yaruka uwo Matilda umuyoboye. Yarashugunye umwana ngagwe. Matilda yagaruye umwana ari kumukotora. Sunika directrice agwa ku mubumbe w'isi. Kuri gorobe. Munkaragire reka isi mwikaragire mufungire amaferi. Ubonye Maîtresse kare ubisabye barabanza directrice wari warigize karakaje baramuseka bamukaragira ku isi simwikaragiraho mufungiraho amaferi. Byose ni Matilda uri kubikora atamukozeho. Turashize. Ibi byose ni Matilda uri kubikora atamukozeho. Wari warigize intare y'inkazi yirirwa kubita abana bababaza. Buriya nta cyiza cyo gukubita abana. Uyavayo azagonga kanano Rebeka. Vayo Caravenda. Matilda ahita akazamura hejuru. Directrice afata ubusa. Bana ndanahatwitse. Ibyo byose ni Matilda uri kubikora mu ibanga. Dore bya bintu abana baba bapfunyitse bari buze kurya. Bana bafayo. Babona directrice wajya kuba kubitera hasi abiga mu mashuri yisumbuyeho. Wana directrice yapfuye nawe utayiryaho. Mwese mutera ibiryo byanyu imigati, imireti by'abana bose bapfunyitse imbuto. Rekura nta kibazo. Uyamumanuye neza atamukozeho.